Ndabafashe no mureka twihute kumugeza kwa muganga. Ayo data. Hangana twihute tugera kwa muganga. Ayo ndapfuye. Wetin be this? Jesus. Hangana tugenda. Ngoyo. Hangana tugenda. Hangana tujya kugera kwa muganga hangana. Hangana tujya kwa muganga, hangana tujya kugerayo. Allah. Kushari gufatana ndi kushaka bari kuja. Yenda gukurikira. Sinduko gukurikira nyamara rero. Okay. Sindi gukurikira. Jewe ngiji. Wetin be this? Wache njende kujijingi. Ngoyo. Nugenda handi. Kandi njuri kujiji. Inde. Ndi kujiji. Tugora twese tugenda kwa ndi kujijingi. Sinshaka kumurikira. Nanjye rasi njya kuja mu nzira ndi kujamo. Nunesha umutwe. Chonga hore kandi ngende. Reka ngubwire tudapfa ubusa. Bwiki. Yera kangubwira aho njya uzirangurikira. Ngende kukubwira ngo ndi kujanga. Ariko reka ngubwire. Niba njye mba nifite gahunda zawe. Ni gute ushaka kugenda nkurikiye. Ariko ubundi kankubaza. Ni ukubera icyo uva mu rugo utambwiye ahantu ugiye. Ngomba kwakubwira ariko ntabwo ari ngomba. Washaka tworoshe ibintu. Nyura hanganje ndi bunyura hanga. Okay. Mane reka ngubwire. Wavanga ngajandi sindi madamu. Vaho ndakubaha ukanona. Vaho ngeje ndi kuja. Ndakubaha. Nunesha umutwe. Nawe nunesha umutwe. Uracungana nani ndi kuja nawe ha. Gutashungana naho ndi kuja. Gutucungana naho ndi kuja. Ngende kuja hanga. Nanje ndi kuja. Janga ndi kuja hanga. Allah. Ngere kamubwira. Mana yanjye ngere kangwira ubu yabigeze nagubona. Umva kangwira utamenyera. Utamenyera. Yamwihanganire muhamahoro ngucaha ngiye cyano waragize. Je mwihanganire muhamahoro ngucanje canga waragize kananiza. Uri kigwaji kugira ubwenge. Uri kigwaji uri gicucugira ubwenge bonabwije. Allah. Waretse kunkurikira. Nje wareka nkubwire waretse kunkurikira. Niba ushaka amahoro wandetse. Niba ushaka amahoro wandetse. Wetin be this? Jesus. Noneho hari urajya ngo tugumane. Reka abagabo b'ikigihe nta bwenge hari mu gihe. Abagabo b'ikigihe nta bwenge mugira. Allah. Wambabari ukamamaza. Nanjye wambabariye ukama amahoro. Hari abatagira nta bwenge ugira. Nta bwenge ugira. Uri muzima. Wetin be this? Waretse kunsubiramo. Reka kunsubiramo. Ngoyo. Ubu nkora iki? Kangenda n'umurikira urambo. Kangenda n'umurikira urambo. Ndagushota njyewe nawe nandusha. Allah. Kana karigenje. Wetin be this? Jesus. Reka nkubwire. Urongera kunkurikira. Reka mubwize ukuri tugiye kugenda mu nzira nitakishe urukweto kubita nigicisha mu nda cyari nyamara arapfuye wa muntu tumujyane kwa muganga urukweto rero ugiye kukurama uruhishe noneho tugende akira hano bwa mbere Imana idufashe abafite inoti mbese ngari kuribwa mu nda noneho wowe ndaguma nkora mu ikote yabikinyo kwagira tangire rero sibyo ayiwe mana we warafata hirya uko gukora mu ikote ukaraguma guhobera noneho jewe
nkora mu ikoti ayo we napfuye muze munabare mw'abantu yego ndaje amafaranga ndaje ndayakohereza ntabwo nyijyana n'amafaranga ku mwana mu mufuka amafaranga umuntu ahora n'ibisambo bikamufata bikamukuramo ariko iyo bajyanye agafone ukoresha swap mu kugaruka ku mwana n'amafaranga yego nari njyarapfa kuri restaurant ndaje ningerayo ndahita nyagusendenya n'ubu kandi akanyenyeri ubundi amafaranga bakakugeraho ndetse hari simukadi yawe batari muri mobile money ndaje nyakohereze kandi nari ngiye no kugerayo nyine ariko ndaje nyagusendenya ayiwe data we napfuye mana we ayo nari ngiye kugerayo ariko mubaye nabwo mubaye ni naho waza tukamasanga kabisa none se byagenze bite mwana arwariye mu nzira none mugiye kwa muganga ngaho mureka twihute tumugeze kwa muganga hangana twihute tugere kwa muganga muhagaze mwa ihangane tugende kugera kwa muganga ihangane tugere kwa muganga ihangane tujye kugerayo ihangane uri bugereyo ihangane ugiye kugerayo utangiye gukira mwaba mundetse mwaruhuka mu bundi ugiye kuruhuka uri kuba woroheyemo cyane ndi kumva nguyu meze neza cyane ubusubura urakize none njye nikomereza gahunda zanjye nkomeze gahunda zanjye sawa noneho baye reka mbangiye wari ugize neza yego gurimo amafaranga menshi cyane wanapfuye we abatazi uriya mugabo umva umufone urakamutekereye ngo ndabafashe umwana mugiye kwa harimo amafaranga menshi mana imana ikiza neza napfuye we kandi uri muzima batazi abana bazi ubwenge bari mwana n'ubundi munsi gutya bizajya birangira yego cyane rwose harimo amafaranga menshi cyane umva yangaye ariko natata genda kangana genda narebe aho bari abakobwa barabanije ariko ko bakiza nta kibazo reka njye mpamagara wa muhungu mwongeye muvugisha mubwire ko nageze kuri yayo barayitwaye ubu se oya ntabwo mbyumva neza ni abatekamutwe se oya banjyaniye telefone no mu ikariso n'amayinadata n'amafaranga yose nabifite barayatwaye oya ntabwo ndi kubyumva neza oya ntabwo mbyumva neza gusa telefone yanjye ko bayitwanye ndabirukankaho ndabafata nanze kugenda ntagusezeye nahise nyine genda ubu uragiye pe ubu ugiye gushakana n'undi mugabo nakurobesheje hose nawe kuba twarabikoze kariya gusa ukaba ugiye kugenda nyine tugire nyine uranyemera mwana usheri nushana numara kubana n'umugabo uragiye nyibuka ko twabanye byibuze cyangwa jojo igitekerezo kuno zirakajyama bana akwaga kati cyakoze gusha nahise nanjye ko nzajya nyine urobesha ugace What be this? Jesus. reka turebe kuntu twa
kwa kane ubu musibaje nabona ubu ngiye kuzana ndapfa nongeye tutengeye guhura sinjye guhibaza ndabona ngiye kujya ngusiga hariya ibintu bikajya mu munsi ukaza se cyane nyine ko sheri uranyicaga mwana uranyicaga kabisa uranyica neza nkapfa Wetin be this? Jesus. ngiye kuja nimagine ngiye kuja ndifumba aje ndarota nirota so cyakoze mwana nubwo ugiye kugenda mwana ya mama ugiye bakufite ndi umugabo mukuru sibyo menye ko nanjye ukeneye nyine nko kuvuga tubigenza sibyo nzabikora nawe nyine nikonga mu muriro kugenda Wetin be this? Wetin be this? azungu batusubizana Jesus. muterera zamuka ariko Wetin be this? Wetin be this? Jesus. ndabafashe nanjye uramu yamenye se baho anje kora niba cyari cyane katuba kazazara ndakubaza mwamuri mu biki bamwe niba wirukanse mwamuri mu biki mbabaye mwabare mwamuri mu biki si wowe ejo bundi wari ufite ubukwe umusibe ejo ntabwo yari ufite nyine mbabarira rwose mubabarire mbabarira kandi se dufite ngo mubabarire mbabarira reka mubwire rero kugira ngo nabyasaza uwo ari wese ngo abimenye nanjye uri bumpe mbabarira n'ukuri mubabarire njyewe niwanga ndabivuga ndabivuga nyine basi ndaje rero utazabivuga ntabwo nabivuga nabimenye uwo munwa nzawuzi wose ahubwo wowe wibashikana kuma nahita mbivuga turira vuba nigende ngaho hindukira mbabarira niwanga ndabivuga kuhindukira niwanga ndabivuga ndavuga ngo hindukira niwanga ndabivuga ndabivuga nushaka ngenda kuba ndabivuga ndakubarira ibiki ngeze uragasaza njyewe ngenda shaje ndabivuga ndakuba umusaza ariko ndabivuga ubuko ndaje mbwica uri umusaza gira vuba vuba iyo uri umusore gira vuba vuba ndakuba ngo gira vuba vuba gira vuba vuba uko ntabwica gira vuba vuba cyo kamwemera ariko oya ndakuba ngo hindukira kugira vuba vuba Jesus. nguyu papa mutumbaza iki ni wowe kuroza umwana ungana gutya undangora uri kuryamana na papa uri kuryamana na papa wasanze njyewe njyamanye nawe ndakubajije ngo nyine wasanze njyamanye nawe wowe na papa muvuye mu kubaza wasanze njyamanye nawe hanyuma umwana we muvuye mu biki sara nguyu uvuye mu biki wowe na papa Yesu Kristo ndongowe n'umwana nase mwana we kunukaye kugenda ugiye he ngiye aho banyeneye aho banyeneye nurarenga hano wamfuriye amakarita se wamfuriye iki niwe ushinzwe kubimereza harya nge nawe umukozi ninde hagendere ku mugozi nge ngenda ndebe wagenda ukabinzanira wumvishe uyu ariko reka nkubwire naje gutegekwa n'umugore n'umugabo n'urugo n'umwana aho mama cyari ngomba wumvishe ngomba kugutegeka yaba reka nkubwire rero ibyo wibwira siko bimeze noneho reka twumvikane ibyo wibwira siko bimeze aho wari uri kujya wumvishe naho ukigiye ndavuze gusubira muvuze nkande ko bivuze nkande noneho reka ndebane nawe ndebe nimbura ariko reka nkubwire aho ugiye yego hari nta bwenge ugira ni gute wifata umwana nduta ukambwira kuba ndi umukozi wanyu ntabwo bivuze yuko umwana anyitaba kubeshye ariko ugira ngo mfite amagambo yo kurwasubikanya nawe njye se mfite amagambo yo kwigwa ariko nigende umva reka nkubwire
kumvikana Wetin be this? gumaha ushikame ugiye he kujya kwenda inda z'ibinyendara mu hirya no hino mukanya ukazishyira kuri iyo nyitwaye se ndabizi neza ko abakozi iyo nyitwaye bikujya he bikubabaza he rero naho ugiye urusha nyina w'umwana imbabazi abashaka kumurya naho ugiye ugiye hanze kuzana amajya ukayahigika kuri papa ofisi nibyo nkubwiye ngo noneho ni ahantu hajya nyamuhigikira niwe mugabo wenyine mu gihugu ayoye ko nari mwiza byo byonyine ubu se kariya kagabo ni kuri kuba ahubwo akamubwira ikintu utazi uriya no mu beza nazamo mu gihugu no mu beza igihumbi mu gihugu nazamo ahubwo ari mu babi ba mbere naje nzanwa n'amafaranga nta kindi cyanzanye n'amafaranga mbonye nshaka n'aka kanyana kugira ngo karame mama kari kugenda kari kujya hehe John ari nigendeye umukobwa mbona ashinzeho ati ngo ndi kujya hehe ngo agomba ngo niba ngo keretse ngo niba namumese amakariso aramubwira ati nge nayameshe ari hariya genda uyarebe ati arambwira ati ngewe ngo ngende nyamuzanire mwese wamuzanye kubwira naje kuba umukozi hano urumva neza agomba kuba hano umwana mu rugo ntabwo ari umukozi hano ntabwo ari imashini nanjye mama umfishe neza ndakubaha pe bihagije ariko ntabwo wamfata uko umukozi nawe ngo umufate neza ibyo nawe bindeba ni umwana ngo ntabwo ari umwana nkawe nagenda ajya kumfura amakarito ajya no guteka hari umuntu wari wavuze ko turi buhure niyo mpamvu nengeye kumureba numva uza kujyayo uzatunganye hari aho narinze kujyana na sarara sanda wakujyane na era ndetse akora iki seranda bayi undi mwana ariko sha wanseze jya umureka niko ameze Jesus. nguyu boss umva ndabacitse rwose ndabacitse ubu ndaje uraje ubu ubwo ko ujavuye mu rugo rero umva bamaye uruhusa nuko ubwo nyine ukwiye ko twafitanye gahunda nawe urabyumva umva sobize nta kibazo nakwemera uteretse neza cyane ndabizi kabisa ndagukunda imvura ngushyikira ubushinga iyo uri kumeza ukuzana ibiryo ku meza ukananambika buriya bintu numva bari sawa cyane kabisa reka nkubwire biriya byose umva n'ubundi ngombwa kubigukorera asa burenya kubuje burana ndamujyanaga he kwe iyo nza kuba nakubonye mbere ntabwo mba narazanye no kubuje ushatse kuvuga iki se kandi icyo nashatse kuvuga uramuruka ndamuruka cyane rwose oya have mabuja yanjye wowe mama leta nakubwiraga era uri gusomana na papa era muhaye uruhusa uza guhura na bosi wawe Wetin be this? ha subiza Jesus. umukozi nguyu